igitabo cya mbere cy'Abami ibice 3 paje ni 440 muri Bibiliya yanjye, nawe ubwo ni hafi aho mu Isezerano rya kera. Dusome mu izina rya Yesu. Aba bana bicaye imbere bihangane ntibongere gusakuza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Aravuga ngo bukeye abagore babiri b'abamaraya basanga umwami bamuhagarara imbere. Umwe muri bo aravuga ati, Nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe. Bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana, maze iminsi 3 mbyaye, uyu mugore nawe abyara turi kumwe. Aravuze ngo nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu, ariko ninjoro umwana w'uyu mugore arapfa azize yuko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka ankura umwana mu gituza, ubwo umuja wawe nari nsinziriye amuryamisha mu gituza cye, wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa umwana nsanga yapfuye, ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Undi mugore aravuga ati, oya, umuzima niwe wanjye, uwapfuye niwe wawe. Uwa mbere ati, oya, uwapfuye niwe wawe, umuzima niwe wanjye. Babivugira batyo imbere y'umwami. Nuko umwami aravuga ati, yemwe. Umwe aragira ati, umuzima niwe wanjye, uwapfuye niwe wawe. Undi akagira ati, oya, ahubwo uwapfuye niwe wawe, umuzima niwe wanjye. Umwami ati, nimunzanire inkota. Barayimuzanira. Maze umwami arategeka ati, uwo mwana muzima nimumucemo kabiri, igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati, Nyagasani, umuzima mumwihere wimwica, nubwo bimeze bite. Ariko undi aravuga ati, ahubwo bamucemo kabiri, mubure nawe umubure. Umwami ahera karategeka ati, uwo mwana muzima nimumwice na hato, mumuhuriye mugore, kuko ari we nyina. Imana idufashe cyane. Dusome n'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko ibice 13, turasoma murongo wa 34. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko nibwo butumwa bwa 4 mu butumwa bwiza. Reka dusome ibice 13 murongo wa 34, tubihuze dukuremo icyifuzo dusenge. Haravuze ngo ni nk'umuntu wasize urugo rwe ajya mu kindi gihugu, aha abagaragu be ubutware. Umuntu wese ahabwa umurimo we, ategeka umukumirizi kuba maso. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye. Turagushimiye kuduhaye ibyo kurya byera. Mu ndirimbo Eri Beteri baririmbye bavuze ngo abagore babiri bazaba basya ku rusyo rumwe, ngo n'abagabo barazaba bahinga mu murima umwe. Ngo ariko icyadufasha aravuga ngo uwo munsi ari abamarayika ntibawuzi, haravuga ngo n'umwana w'Imana nawe azi, haravuga ngo uwo munsi uzwi na Data, haravuga ngo ubwo bimeze bityo niko baturirimbiye, mube maso mutazatungurwa n'ibihe. Turagusabye ngo uduhishurire ijambo ryawe kugira ngo rigire ububasha muri iri teraniro, kandi rigira ububasha ku Kristo. Aho umuntu wese ahagaze kumvira ijambo, habe maso kugira ngo atazatungurwa. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga kuba maso. Abaririmbyi babiririmbye, Imana ibahe umugisha. Ariko kandi nanjye nibyo guhera mu gitondo nibyo numvise umwuka ashaka ko tuvugaho, ariko ni nabyo umwuka yanumye. Imana ihimbazwe. Tugiye kuvuga ibintu 3 bikubiye muri iyi nyigisho. Icya mbere, kuba maso ni iki? Icya kabiri, turareba impamvu 3 zituma Imana ishaka ko itorero riba maso muri rusange, aho umunyetorero ari, yaba Kacyiru cyangwa mu bihugu byo hanze. Imana igutumyeho ngo ube maso kubera impamvu 3 zikomeye. Icya gatatu ni ingororano z'ababaye maso bazabona ingororano. Imana ishimwe cyane. Kuba maso
maso ni ijambo rikomeye, ariko riravuga ni ukuba ubasha kwitegereza ukamenya ibiri kuba, warangiza ukagira umwifato ukwiriye. Nicyo kimenyetso kigaragaza ko umuntu ari maso, nuko aba abasha kwitegereza akamenya. Imana ishimwe. Yosuwa niwe wabyanditse, aravuga ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. Dukwiriye kuba twitegereza tukamenya ibintu biri kuba, ariko tukagira umwifato ugaragaza yuko hari ibyo twabonye. Imana ishimwe cyane. Ntiwavuga kuba maso utavuze gusinzira. Gusinzira rero ni iki? Gusinzira ni ugutwazwa igitugu n'imbaraga z'ibitotsi, warangiza ntumenye ibiri kuba kandi ukabura umwifato. Hari igihe umuntu asinzira agenda mu buryo bw'umwuka. Iyo umuntu asinziriye ntabwo aba abasha kwitegereza ngo amenye ibiri kuba, kandi ikimenyetso kigaragaza ko usinziriye ni uko ubuze umwifato. Hari umugore bita muka Uriya, yari umugore wa Uriya yagiye ku rugamba. Umugore ananirwa gutandukanya muri dushe no mu muhanda. Bibiliya iravuga akajya kogera hanze, ngo mu gihe ari kogera hanze nk'umwami Dawidi aramureba aramubona. Iyo umunyatorero atari maso agira ibyago bikomeye byo kugwa mu byaha byinshi bitandukanye. Ikimenyetso cy'uko utari maso, ntumenya aho wogera. Ibyo uvuga ntuzi kubitandukanya n'ubukristo. Iyo uri umukristo umenya ibanga ry'uko bavuga abakristo, umenya ko abakristo bagenda, umenya uko bambara. Imana ishimwe cyane. Ibimenyetso by'uko uri maso, iyo umuntu atari maso aragona, kandi ntabasha kumenya ko ari kugona. Uzabona umuntu yitwa ngo ni umukristo ariko avuga nabi, ni ikimenyetso cy'uko uri kugona, kubera ko ntuzi ibyo uri gukora ngo ubitandukanye n'ibyo utari gukora. Impamvu abakristo biyita abakristo ariko ntabwo ari abakristo ni ukubyita. Ubona umugabo yatinyutse gutereta umugore utari, ntabwo ari we uri kubikora, uri kubikora, ahubwo ni ikibazo cy'ibitotsi. Yatwajwe igitugu n'imbaraga z'ibitotsi. Imana idufashe. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Iyo umuntu afite ibitotsi ashobora gutera akaboko. Iyo mpamvu ashobora gupfumbata umugore utari we ntabimenye. Ntazi gutandukanya igitanda cye n'icy'abandi, kubera icyo arasinziriye. Afite imbaraga zamutwaje igitugu, ntabwo ari we. Kandi turinde kuba gusinzira. Imbaraga z'ibitotsi zabaye kuri aba bagore. Reka mvuge gatoya ku bagabo babiri baturirimbe ngo tuzaba dusya ku rusyo rumwe. Nta rundi rusyo Bibiliya ivuga, ni ijambo ry'Imana. Abantu bazi ijambo ry'Imana. Tuzaba duhinga mu murima umwe, nuko twateranye turirimbana twese dufite ibyanditswe byera. Ariko ngo umwe azajyanwa, sifa kwa Mungu, undi asiga. Ni iki gitumye asiga? Mwirinde ibitotsi bitazatuma muhera ino. Kandi mwarabaye mu rusengero, mwarabaye ahantu bavugira Imana, mwaratuye amaturo menshi, mwarateranye kenshi. Imana ibaha umugisha. Reka mvuge urugero rutari muri Bibiliya, gitabo cya 2 cy'Abami ibice 6. Hasanga abagabo babiri, umugabo bita Gihazi n'uwitwa Elisa. Barabanaga n'amasengesho batakoranye, nta rugendo rw'ivugabutumwa batajyanyemo. Ahantu hose Gihazi na Elisa baragendanye, ariko ikimenyetso cy'uko utari maso, sifa kwa Mungu, haleluya, ngo babone ingabo z'Abasiriya. Murabyibutse Elisa ngo yari maso ku rwego ahagarara akakira, akajya amenya ibintu bizaba ku cyumweru. Imana idufashe. Ukwiriye kuba maso, ukitegereza ukamenya ibiri kuba, ukajya umenya ikiminsi yotse, ukamenya niba ari ukwitegura kugaruka kwa Yesu, ukamesa umwambaro wawe kugira ngo utazasigara. Ni kuwa mugabo yari ateye, yahagararaga i Samariya akamenya ibiri kubera muri Siriya. Bamubwira ngo bizagenda bitakabwira umwami ati muzahagarara. Imana iduha abantu bari maso, bamenyera iby'itorero rigiye kwinjiramo. Haravuga ngo uzatega mbusha. Uyu munsi pastor, niba wari ufite gahunda yo kujya mu mujyi ubyihorere, namenye ko hari igice Imana dukeneye abantu bari maso, bafite iyo ntwaro nziza yo kuba maso. Umugabo arinda igihugu atari umusirikare.
umugabo arinda igihugu nta kindi kintu afite ahubwo kubera ari maso. Imana ibaha umugisha wo kuba maso mu bitunge bizabafasha, mu bitunge bizabarwanira, mu bitunge bizabageza kure. Ni umutungo w'itorero, ni umutungo wacu. Ibintu byo kuba maso tukamenya ibiri kuba ni umutungo wacu, nuko tubinyazwe na Satani ariko ni umutungo wacu. Haramubwira tuhatege, bahatega bakabafata ngo bari mu nama, baravuga ngo ninde utuvamo, haravuga ngo nibyo wari uri kuvuga rekeraho, kuko n'aka kanya amakuru yatwaye kubera imbaraga z'amaso. Imana ibaye kuba maso. Ceceka, hari umugabo utuye i Dotani, si ni Kigali mu mujyi, ariko afite amaso, arareba n'inama zaca zibamo. Baravuga ngo twe gutera igihugu ahubwo dutera uwo mugabo, ngo bamusanga i Dotani kubera ubukira afite bw'amaso. Haravuga ngo uyu si wo mudugudu. Haleluya. Haravuga ngo muze nje kubere kuwo mushaka. Abajepe, abajenerali, abakomanda bafite inyenyeri baje biyumva bumva hari imbaraga bafite, arabashorera Elisa, arabashobera. Haleluya, arabashorera. Dukwiye gutunga ibintu isi idafite, dukwiye gutunga ubutunzi isi idafite, kuko tubana n'Imana. Harabashorera ngo bagejeje isabarira abasubizaho utwisho, barongera barareba. Hari igihe umuntu aba ahumye ariko akanuye atyo, ariko imboni ze zitareba ngo abashe kugira ibyo amenya. Nico yabakoreye, yabasigiye gukanura bakamenya inzira, ariko ubwenge butekereza ko ari Elisa barabubura ntibamufata. Imana iguhe kuba maso, utunga intwaro isi idafite. Pawulo yabivuze neza yandikira Abakorinto, aravuga ngo nubwo tugenda nk'abantu, abantu bakabana dufite umubiri nk'uw'abantu, ariko intwaro zazo, haleluya, ntabwo zirwana mu buryo bw'abantu. Kwiriye gutunga intwaro zitarwana mu buryo bw'abantu. Bakuvuga ntusubize, ukaba maso, ukaba maso, ukaba uri umuntu ubasha kwitegereza. Ikimenyetso cy'uko utari maso ni uko igihe cyose utewe ubona imbaraga z'ibikurwanya. Gihazi ngo agiye kubona abasirikare babikubiseho, haravuga ati turapfuye, kubera ntabona. Ariko umuntu uri maso aramubwira ati muhumura amaso, amutiza kuyafite. Haravuga ngo narebe, ngo agiye kubona abona ingabo zibarwanya zifite ubushobozi buke kuzibarwanirira. Ikimenyetso cy'uko utari maso ni uko ureba ibiguteye kurusha ibikurwanirira mu izina rya Yesu. Kuriye kuba maso. Igihe cyose ukibona ibiguteye ntabwo uzizera Imana, ariko igihe cyose uri maso ubona izikurwanirira zifite, haleluya, zifite imbaraga kurusha iziguteye. Yubonye ubushomeri uhita ubona Imana imara ubushomeri. Yubonye gukena uhita ubona kandi n'ubukire bwa, haleluya. Kuko amanywa n'ijoro bigomba gusimburana. Uko ubonye ubukene bwinjiye urabubwira ati ni iminsi mike nguhaye, ugasimburana n'ubukire. Imbaraga zo kuba maso. Impamvu abanyetorero aho turi hose tugomba kuba maso, uko Yesu azagaruka. Icyambere, dufite umutungo Kristo yadusigiye, niko twasomye ubutumwa bwiza. Dufite umutungo, reka tuje kubuvuga. Icya kabiri kigomba gutuma tuba maso nuko hari umujura wamenye ko dutunze. Icya gatatu gituma tugomba kuba maso nuko nyiri umutungo azagaruka kugenzura no kubara umutungo we yasize. Yesu ntabwo yaje mu isi kwifotoza, yasize ubutunzi bwitwa umugeni wa Kristo. Haleluya, haleluya. Umutungo dufite wa mbere ni Kristo. Yohana wa mbere ibice 5:12 yaravuze ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo buhoraho, aho utamufite amaze gucirwaho iteka. Amen. Isi ifite ibintu yubatse ariko by'ikinyoma bitari ukuri. Umutungo isi igira wonyine, yarababwiye ngo amafaranga ni umutungo wimukanwa. Niba ari umutungo wimukanwa hazagira umuntu upfa bamushingurana amafaranga, leta izarara imutabura.
cyangwa uzibeshe wikamera uri gutwika amafaranga ngo ni za 5 zawe, ahantu uzarara simazi. Isi nta mutungo ifite wimukanwa, ibintu byose bababwira barababesha. Amafaranga ikimenyimenyi, iyo yararanye ntuyazindukana. Abahoze bayatunze sibo bayafite, abatarigeze bayatunga uyu munsi nibo bayatunze. Amafaranga si umutungo wimukanwa. Isi yakubeshe ko umugore wawe ari umutungo wimukanwa, ariko umunsi bagushyize muri 2 metero ntago azemera ko mujyana. Isi haleluya, haleluya. Isi ikintu kimwe ifite cy'umutungo wimukanwa ni Kristo. Abantu badafite Yesu nibo bakene banyuma, kuko nta kintu na kimwe bazajyana. Ariko abantu batunze Yesu, haleluya, haleluya, abantu batunze Yesu muri ubu buzima nibo bafite umutungo babanyina. Ariko kandi bazambukana uruzi, bakambukana bakakomeza bakaba. Ariko izo 6 z'amazu z'abagabo benshi bazubatse, namwe murabazi hano mu mujyi, nta n'icyumba na kimwe babahayemo ngo bareke kugikodesha. Bavuga ati ubwo upfuye wari ufite inyubako, akira icyumba, ntugapfe ntugashire. Niyo wapfuye uhita uhinduka ikintu, warabiciye. Bavuga ati mudukurire umwanda hano, birimo biranuka. Kubera ku isi nta mutungo n'umwe igira wimukanwa. Mutungo dufite, haleluya, wimukanwa ni Kristo muri twebwe. Sifa kwa Mungu, haleluya. Yaba mubyumvise mu munyitabye, haleluya. Zamura ikigo niba umutunze utamwaye, wumva umufite mu mutima. Yohana, amen, 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 uramufite. Yohana yaravuze ngo umutima wanjye uhamanya n'umwuka w'ijuru yuko turi abana b'Imana. Uyu mutungo iyo ufite niyo ugenda urabyumva ukavuga ati ubwo umwami Yesu ankunda kubw'imbabazi ze nyinshi, nubwo nariye ndamahoro, ariko nubwo narya kubera umutungo. Asifiwe, haleluya, Imana ihimbazwe. Mbifurije gutunga uwo mutungo kandi isoko, haleluya, ko numva mfashijwe. Isoko ubonekaho na Dubai nubayo, Katara nubayo. Umushumba wacu niwe ukunda kugendayo. Muri Katari haba hari isoko ry'ibyo bintu, haleluya. Ni umutungo w'umwihariko w'itorero, ni ibintu byacu Yesu yazazanye, ni umutungo wacu bwite. Haleluya, mutungo utubaruyeho. Ni cyangombwa cy'ubutaka turakigendana. Muririmbyi ubwo baramubaje ngo mwemezwa n'iki ko mugifite? Araba ngo ni umwuka wihoraho. Araba ngo ibyangombwa byabyo ni ibihe? Araba ngo ni umwuka wihoraho, niwo mutungo. Cyangombwa cy'ubutaka turagifite, n'amasezerano arasinye, ateyeho na kashe. Iyo turebesheje ukwizera, abantu mudafite ayo maso ntago mwabibona, ariko iyo turebesheje ukwizera tugenda n'ibyangombwa by'ubutaka. Mufite ibibazo by'ibyangombwa by'ubutaka, ibyo umujura ntabyiba. Ibyo umujura ntago abyiba, nibirogwa, ni ibintu byacu tugenda nibirogwa. Mube maso, mutunga ubwo butunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu. Haleluya. Hari abantu bicakura bajya bavuga ngo uwo mutungo ngo urumva ngo turawufite, bakabivuga gusa bameze nk'abifotoza. Reka iyo ufite ukorerayo. Ntago bakwigisha uko batura, ntago bakwigisha uko bafasha mugenzi bawe. Haleluya. Luka yarabyanditse 12:33. Haleluya. Harabango muvugure ibyo mufite, mutange ku buntu, mwidodeshereze udusaho tudasaza. Mu minsi iri imbere tugiye kubaka urusengero, tuzamenya abantu bawutunze. Cyabintu mwirirwa mwifotoza ngo turafite ngo Yesu, ngo turamutunze, ngo turamugendana, tuzabimenya. Tere yo kugeragerezwa h'ibyo bintu tuzayibona niba muzakorerayo. Haleluya. Hana ngo mugure ibyo mufite, mwidodeshereze udusaho tudasaza. Kubera iki? Muri maso mubasha kumenya ko ibyo bintu hari ibyo by'agaciro. Sifa kwa Mungu. Muracyahari munyitabe, haleluya.
mube maso rero, mugaragaza ibimenyetso yuko mufite uwo mutungo. Iyo umuntu akize ntagahahira hamwe n'umukene. Umukene abazaho ibiponda by'inyanya n'ubugari bwa turuwasa, ubugari bugeze ku 1000, abazaho bwa turuwasa buri. Ariko iyo umuntu yakize ntahahira, nuko yambara umutungo. Sifa kwa Mungu, birabigaragaza kubera ubukire. Utunzi bugaragaza urwego uriho. N'amasoko batandukanye, mugaragaze ko mutunze. Bimenyetso by'ubutunzi bw'uwo mutungo bibabonekeho, atari ukubivuga gusa. Sifa kwa Mungu. Hari abantu bavuga ngo barawufite bakubaka iyo bavuye kurusha iyo bagiye. Ariko nawe ndebera nasubiye Igisenyi kubakayo, n'ukuntu Kacira iryoshye. Kose wasubira Igisenyi kubaka, wagerageza ukaturundarunda, ariko kati mu mujyi. Nta muntu wubaka iyo avuye. Ikimenyetso cy'uko wubaka ino cyane nuko ari iwanyu, ariko abajyayo bubakayo. Haleluya! Abajyayo bafite uwo mutungo witwa Kristo bubakayo iyo bajya. Imana ishimwe. Umutungo wa kabiri dufite, Itangiriro 2:15, harabanga Imana ijyana umuntu muri Edeni, imuremera aho kuba. Iramubwira ati nguhaye misiyo yo kujya uhingira Edeni. Inshingano ebyiri dufite. Umutungo wa kabiri ni uguhingira Edeni yacu no kuyirinda. Mugiye kumbwira ati Edeni yacu, Imana kuva yarema umuntu, igihe cyose umuntu wese uvutse aba afite Edeni ye Imana yamuremeye. Edeni yawe reka nyikubwire n'ubuzima ufite. Uzikuri abandi bamanitse amaguru se ashika na Faisal. Uziki Imana yaguhaye ubuzima, hari abari guhumeka umwuka w'umugurano. Iyo Edeni yawe. Reka mvuge nk'ibiti bine Imana yashizemo. Igiti cya mbere kiri muri Edeni yawe n'ubuzima. Iyo Edeni yitwa ubuzima, harimo igiti cya mbere cyitwa igihe. Igiti cya kabiri ni inshuti. Imana yatuzanye mu muryango w'abana b'Imana. Mukanya batubwiye ngo duhoberane, wakabaye utahana nimero ye. Uwo mwicaranye ukajya umubaza ati ko tuvukana muri Kristo Yesu waramutse ute? Haleluya! Imana yaduhaye Edeni y'ishuti. Abantu bose ntago bakunda ngo banakundwe. Ukwiriye kugira umuntu ugirira umumaro mu itorero, ukaba ushinzwe kumuhingira no kumurinda. Ntakababare, ntakabura icyo arya uhari, ntakabura icyo yambara uhari. Ukwiriye kuyihingira iyo Edeni yawe, icyo giti cyitwa abantu Imana yagishizemo ngo ugihingire unakirinde. Igihe aho kimara, niba usoma ibaruwa Kristo yakwandikiye, iki gihe cyawe uko ugikoresha Imana izakigubaza. Niba ukimaza muri filime no mu duseri, nabyo uzabisobanura ku munsi w'urubanza tuzabarana. Icyo giti cyitwa igihe, Imana iguhaye igihe hari abatagifite. Igiti cya gatatu ni igiti cyitwa impano. Umuntu wese Imana yahamagaye muri urusengero afite impano zo kungura itorero. Niba nta kintu ukora hano ngo tube tukuziho ibyo bintu, ufite ikibazo, nzareba icyo uzamurika mu ijuru. Kuko umuntu wese waba waragiye kwiga, Imana yari gushizemo ibitekerezo kugira ngo wungure itorero. Izakubaza Minervari yakwishyuriye icyo wayimajije. Abantu mufite impano mudakoresha ngo zungure itorero, muzabaranwa. Icyo ni igiti ugomba guhingira ukakirinda mu buryo cyungura itorero. Niba hari ibintu ukora, itorero rikwiriye kumenya ko ibyo bintu bikora, rikagira ibintu byunguka. Igiti cya kane ni igiti cyitwa ubutunzi dufite. Ubutunzi bwo mu buzima busanzwe. Impamvu bazana ibiturisho ni ukugira ngo bagerageze kudufasha kwitekerezaho. Niba Imana iguhaye 100,000, uwo mutungo hari abandi bamaze ukwezi nta n'igihumbi binjije, Imana izabikubaza ukuntu wabikoze. Ubutunzi kandi burimo ibyiciro bitatu. Hari igihe ushobora kuvuga ati njyewe ntago ubutunzi mfite. Iyo udafite amafaranga uba ufite ubumenyi. Iyo udafite ubumenyi uba ufite imbaraga. Ibyo byose ni umutungo Imana iduha kugira ngo tuyikorere, tugaragare yuko hari ibiti yateye mu buzima bwacu. Sifa kwa Mungu. Uburyo rero ubikoresha, hari audite hirya y'igihe, ndaje nkagereho nkababwira. Impamvu ya kabiri itorero tukwiriye kuba maso, nababwiye yuko hari umujura wamenye yuko dutunze. Yamenye yuko ufite ubuzima, yamenye kandi ko mu buzima bwawe harimo Kristo.
Sifa kwa Mungu. Haleluya. Uwo mujura afite ubwoba yuko uzamunyaga ibintu by'ifeza n'iby'izahabu, ari gucunga cyane kugira ngo akunyaga ubwo butunzi. Umujura Pawulo yabyandikiye Abefeso ibice 2 umurongo wa 2 aba ngo ni umwuka wa Satani ukorera mu bantu batumvira Imana. Haleluya. Mu bintu Imana izashimira itorero ni abantu bemeye ko Imana iboneka mu isi ibifashishije. Kandi mu bantu Imana izahana ni abantu bemeye ko ibikorwa bya Satani bibakoreramo, kandi umwuka wa Satani wararemewe kubikuzimu. Satani aremwa yaremewe kubikuzimu ni umwuka kugira ngo atere isi yifashisha umuntu, kuko umuntu niwe wenyine ufite ubutware bwo gutwara isi. Itangiriro 1:26. Rero kugira ngo Imana Yesu ni ikiremwa cy'umwuka, kugira ngo aze mu isi yagombaga guhinduka umuntu, kubera ko umuntu uri ufite ubutware. Haleluya. Abantu batunze Imana bemeye ko ibabonekeramo ku isi, bakayiha umubiri wabo igakoreramo, kuko ikirema cy'umwuka byo mu ijuru ntabwo byari kubona ukuntu bikorera ku isi. Ariko kubera kuri impamvu yuko Imana ituye ino, sifa kwa Mungu. Haleluya. Kubera kuri impamvu yo gutura ino kw'Imana, Imana izabiguhembera. Izicara ibwire Yesu, azicara abwira Imana ati dore umuntu wemeye ko muturamo mu isi, ubwami bwo mu ijuru bukabonekera mu isi, atakwiriye ingororano. Ati kandi izahana abantu bose bemeye ko Satani bakoreramo mu isi. Rero Satani ni umwuka ukorera mu bantu batumvira Imana. Bivuze ngo cyagiye Yobu aterana, Satani ngakaza gushengerera. Ntago ari Satani waje n'amaguru, ni abantu bibwira bicara mu materaniro ariko bari gukorerwamo na Satani, bafite umwuka wo kutumvira Imana. Ni umwuka rero wa Satani ukorera mu batumvira Imana. Uwo mujura yigaragaza mu buryo bukomeye. Icyambere ni uburyo Gihanda yinjiye mu itorero. Ukwiriye kuba maso. Gihanda ngafite itangazo ryo kubabwira. Gihanda ngafite gahunda yo kutica abanyetorero, ahubwo akabajyana mu bwihebe bwo kumva ko Yesu atazagaruka, bigatuma ngo bataba maso bakarangara, akabakuramo amaso bakaba mu rusengero bakitwa abakristo ariko barindagira batareba iyo bajya. Imana idufashe idukize umwuka wa Gihanda. Kandi koko umuntu araterana ku wa mbere akageza ku cyumweru, ariko wareba ubuzima bwe ukabona yizengurukaho, ntago afite ahavuye n'ahagiye. Ni umwuka wa Satani wa Gihanda wo kunugura amabere amaso. Icya kabiri, ibintu bitatu biza n'umujura. Yohana yarabyanditse mu bice 10 umurongo w'10. Aravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi, aravuga ngo keretse kwiba, kwica no kurimbura. Ibyo byose murabizi. Reka mvuge kuri aka kantu kitwa kurimbura. Ucunge neza, ube maso, utazaba icyuho cya Satani cyo kurimbura itorero. Kubera iki? Kubera ko wagaragaje Yesu utari we. Iyo tubatiza abakristo baba barigiye ubukristo ku bandi bantu baba mu itorero. Iyo ufite ubukristo butari ubwa Kristo, ubagaragariza Kristo nabi, bityo Satani akakwifashisha amara itorero. Umuntu yakwigiraho agakiza agasanga ntako ufite. Wabyara umwana wo kugira ngo akizwe, kubera agakiza kadafashe ufite katari aka Kristo, ukaburimbuye itorero urarimaze. Satani akwifashishije. Ucunge ubugingo bwawe, hataba hari abantu bakwigiraho iby'agakiza ariko kandi ukaba udafite agakiza ka Kristo. Hari agakiza wihangiye. Hari abantu bafite agakiza bihangiye, biremeye, ku buryo n'abantu binjira mu itorero bakabigiraho gukizwa, bakira Kristo utari we. Ucunge ubugingo bwawe, utaba icyuho cyo kurimbura itorero. Kandi Satani agira abakozi babiri. Hari abasinya amasezerano yo kumukorera, basinye kontara, bumva bazakorera Satani. Abo uzabasanga mu tubari, uzabasanga bateze ku muhanda, ari indaya zibyemera, hari abajura babyemera. Ariko Satani agira n'abakozi ba nyakabyizi bakora mu masaha
ukabura icyuho cya Satani cyo kugira ngo ateze ambutiyaje muri korari, ukabura icyuho cya Satani cyo kugira ngo ateze ambutiyaje, agutuma kamisiyo k'amasaha 2 akavuga ngo ndakwifashishije jya Kacyiru, ndakwifashishije ba Nyakabyizi bakorana na Satani Nyakabyizi. Wirinde, ube maso, ucunga ubugingo bwawe, kuko Satani afite ba Nyakabyizi bakora ku masaha, banze gusinya kontara, akavuga ati njyewe namwifashisha nkagira ibintu nsenya Kacyiru. Ucunga ubugingo bwawe udahura na ba Nyakabyizi Satani akoresha. Umujura aza ryari? Umujura aza usinziriye cyangwa nijoro mu ntege nke. Icya kabiri, umujura aza unaniwe. Icya gatatu, ari yaranje akazuhuze agushakira utuntu tuguhuza. Matayo yarabyanditse 24:37 harabanga igihe bazaba bavuga ngo ni amahoro, ni amahoro, nta kibi kije, nibwo umujura azabatungura. Kandi mufite imibyizi myinshi, muri abakristo mumaze igihe muterana, mufite imibyizi myinshi mwarasenze. Ariko Aburahamu mu Itangiriro 15 umurongo wa 12, Aburahamu ngo ku kirengarenga mwakoreye Imana, mwabanye n'Imana, ariko mwirinde iki kirengarenga. Aburahamu ngasinzira, afatwa n'ibitotsi, asinzira ubuticura, ariko mu gitondo yari ari maso, ararinda. Aburahamu ararinda igitambo, aragerageza ararinda, ariko ngo nimugoroba ku kirengarenga. Mube maso, ikirengarenga cy'umunaniro kitazatuma munyagwa, mukabura iby'ingororano mwakoreye. Imana ibaha umugisha. Intwaro umuntu yifashisha cyangwa ibikoresho umuntu yifashisha yitegura umujura, ndavuga kuri 3 byonyine. Icya mbere ni itoroshi. Umuntu wese urinze cyangwa umurinzi agomba gutunga itoroshi. Icya kabiri, ugomba gutunga intwaro z'uburyo bubiri, ndazivugaho. Icya gatatu, sifa kwa Mungu, haleluya, ugomba gutunga telefone. Igihe telefone ya bosi wagusigiye umutungo ugomba kuba uyifite. Iyo Bibiliya ivuze itoroshi ni imvugo y'umwuka, ariko kandi yivuze itoroshi ibivuze iki? Ibivuze amasengesho, ibivuze ibihe byiza by'amasengesho. Ndabaha urugero rw'umugore bita Hana, Luka 2:37 harabanga ni umugore bita Hana yapfakaye amaze imyaka 7, amara 80 ari umupfakazi, ariko itoroshi ye amasengesho yasenze ngo yajyaga amurika kure. Ayo masengesho akamubwira ngo nubwo bitinze ukabuta ushaje, ariko umukiza azavuka. Hana agakomeza akaba mu rusengero arindira Imana. Bombi n'umugabo bita Simiyoni, Bibiliya bavugaho ibintu bikomeye, iravanga amaso yabo yari atakibona, ariko ay'umutima akareba. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane, haleluya. Bibiliya iravuga ngo nuko Simiyoni nubwo amaso y'umubiri atareba, ariko ngo umukiza yavutse bamuzanye mu rusengero, ajyanwa n'umwuka mu rusengero. Iyo umuntu asenga agatunga itoroshi imureka kure. Hari abantu banga guterana kwera, bakavuga ngo ku wa gatanu twasenze, cyangwa ni mugoroba ugasanga umuntu ngo yazamutse umusozi, cyangwa ngo afite akagurupe mbese akanga gucomeka ku mashanyarazi, akajya gucomeka kuri twatubuye two mu cyaro. Iyo toroshi ntago izamureka kure, iyo toroshi ntizakumenyesha ko Kristo agiye kugaruka, ahubwo uzareba bugufi umukwa gutungure. Umugore ategereza Imana. Simiyoni aterura Yesu aravuga ngo usezerera umugaragu wawe, amaso yanjye abonye agakiza k'Abisiraheli. Kubera iki? yari atunze itoroshi. Kuriye gutunga itoroshi. Nta murinzi utagira itoroshi. Intwaro ya kabiri Pawulo yazandikiye Abefeso, aravuga ngo mutware intwaro zose z'umwuka. Aravuga ati mutware inkota, ariyo jambo ry'Imana. Umuntu ufite iyi ntwaro twayigereranya n'agapistori. Pistori ni imbunda
igira karagiteri ndavugamo ebyiri zonyine. Iya mbere irasa bucece muri sirasiye. Wenda mu isezerano rya kera bajyaga bavuga inkota, ariko ubu hagezweho pistole. Nta kabunda ushobora kwitwaza ntihagira umuntu umenya ko ugafite, ariko gakora ibintu bitangaje. Nagakoreye ubushakashatsi nsanga ku isi niko kifashishwa, kica abantu benshi ku isi, kuko umuntu ashobora kukinjira hano muri iri teraniro kakarasa bucece twese tugashira, ariko nta muntu ubimenye. Niko ijambo ry'Imana riteye, iyo rigeze mu mutima w'umuntu rikarasa ibyaha bito n'ibinini, ariko iyo ntambara ikabicecetse ntihagire umuntu n'umwe uyimenya. Imana ishimwe, Imana yacu ihimbazwe cyane. Kuriye gutunga ijambo ry'Imana rikajya rigutsinda bucece, rikajya rikwereka ibyaha byawe bucece, ariko kandi rikarangiza urugamba nta muntu ubimenye. Kuriye gutunga na misile. Misile ishushanya icumu mu isezerano rishya. Ni intwaro umuntu yifashisha arasa kure. Ukwiriye kuba uri umuntu uzi kwirinda ibyaha, uzi kumenya ibihe wabigenzura, ukavanga ibi bintu bizarangira gutya, ukarasa kure. Uburusiya bwahagararaga mu Burusiya bukarasa muri Ukraine. Ukwiriye gutunga Imana ishimwe. Ukwiriye gutunga intwaro zirasa kure. Ntubura umukristo udafite kwirinda. Imana ishimwe. Bana ku musozo. Haleluya. Ukwiriye gutunga na telefone, kuko hari abajura b'uburyo butandukanye. Nyir'umutunga aragutumaho. Ukwiriye gutunga na telefone.